Ndagushimiye cyane mukunzi wacu ukomeje kugenda udukurikirana umunsi ku wundi udahwema gukora share, likes and comment ku biganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, ndetse ndanagushimiye wowe wakoze subscribe tutambwira ibiganiro ugahita ubibona ku gihe, ndetse nawe utarayikora ndaguha ikaze kugira ngo ukore subscribe maze winjire mu muryango mugari w'inzobere. Nkuko umukunzi wacu yabyifuje ko twamuganirira ku bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi 10 bya mbere, reka uyu munsi barabona bari byo tugarukaho. Ubundi buryo tuvuze igisirikare tuba tuvuze ko umuntu aba arinzwe neza cyangwa se abafite umutekano uhagije mu bijyanye n'igihugu cye, ndetse akaba byizeye adashidikanya ko arinzwe n'inzobere mu by'umutekano. Nuko ngukorera ibyo ngibyo biba bimeze ku bihugu byinshi byo hirya no hino ku isi bikomeye, bivuga ko biba bifite igisirikare kinakomeye cyane. Uyu munsi reka tuganire ku bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku isi dutuyeho. Mbese ubundi ibyo bihugu bituye ku migabane, bituwe n'abaturage bangana gute, ni kubera iki ari byo bifite igisirikare ku mwanya bifite, tugiye kugenda tukugezaho. Menya byinshi byose kuri bihugu bifite intwaro zingana gute, byose tunya tubikubwira ahangaha. Iyi ngiyi ni Inzobere TV Show, komeza ukore subscribe nyandi Bertin Empilo, reka nguhe ikaze. Ku mwanya wa 10 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye kuri isi, ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cy'Ubuyapani cyangwa se Japan. Japan akaba ari igihugu gituye ku mugabane wa Aziya. Umugabane wa Aziya ubwawo ukaba utuwe n'abaturage basaga biliyari enye na miliyoni 561, ndetse igihugu cy'Ubuyapani ubwacyo kikaba gituwe n'abaturage basaga miliyoni 123, ndetse n'abaturage 300 barenga, nkuko nakomeje kugenda mbikubwira. Ubundi se kubera iki gihugu cy'Ubuyapani nicyo gihugu cya 10 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye, gifite intwaro zingana iki? Reka ze byose nkumare amatsiko. Ubuyapani rero nicyo gihugu kiri kuza ku mwanya wa 10. Ubuyapani akaba ari igihugu gifite submarines 1120, bakaba bafite rocket cyangwa se ibisasu bikomeye cyane ku buryo byahanwa n'indege bisaga 3000, bakaba bafite C4 carbon hydrogen and bombs zisaga 4000, bakaba bafite kajugujugu z'intambara 150 zingisi, akaba ari za kajugujugu zishobora kubita ibisasu muri kilometero zirenga 20 bivuye hejuru mu kirere, bakaba bafite brand 1500, zi brand zikomeye cyane zifite ibyo biti imitutu cyangwa se iminwa yazi kubita ibisasu kure cyane, bakaba bafite intercontinental missile zisaga 800 cyangwa se za misile zibasha kuba zakambukiranya imipaka n'imigabane, bakaba bafite RPG cyangwa se rocket propagation grenade zisaga 180,000, bakaba bafite umubare w'abasirikare nawo bahishe utazwe, ariko abasirikare benshi cyane, bakaba bafite radar nyinshi zisaga 10, radar rukuruzi zishobora gukurura indege ziri kure cyane ndetse n'izishaka kwinjira mu bihugu byazo ku buryo butandukanye, bakaba bafite ibyuma bisama ibisasu 800, ndetse bakaba bafite ibibuga by'indege bine mpuzamahanga byakira indege zikomeye cyane ndetse n'indege ziremereye cyane, bakaba bafite ububiko bw'intwaro bwa rwihisho cyangwa se bakaba bakekwa ko bafite ububiko bw'intwaro butazwi burindwi bukomeye cyane, bakaba bafite hydrogen bombs zishaga 1000, bakaba bafite ibigo by'igisirikare bisaga 90 byose bigenda bitoza abasirikare babo kugenda bakomera cyane ndetse bagakomeza bakarushaho kugenda batera imbere. Ntago ari ibyo gusa, igihugu cy'Ubuyapani kikaba gifite special forces cadet coastal combat nyinshi cyane zigenda zibageraho ku basirikare babo ba buri munsi ndetse n'abasirikare babo ba buri gihe, kugira ngo igihugu cy'Ubuyapani gikomeze kugenda kibi cyambere ndetse gitera imbere mu bintu bijyanye n'igisirikare. Kikaba aricyo kiri ku mwanya wa 10 rero, nkuko nari komeje kugenda nkomeza mbikubwira. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Korea y'Epfo. Korea y'Epfo akaba ari igihugu gituye ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Aziya, ndetse kikaba gifite umurwa mukuru witwa Seoul. Ku mugabane wa Aziya ukaba utuwe n'abaturage basaga biliyoni enye ndetse na miliyoni 561, kikaba gihana imbibi n'ibihugu bigiye bikurikira Korea ya ruguru, ndetse kikaba gihana imbibi n'ibindi bihugu byose biri ku mugabane wa Aziya hariya. Kikaba gifite ibitwaro bya kirimbuzi byinshi cyane, ndetse kikaba gishora amafaranga angana na miliyari 34 z'amadolari y'Amerika buri mwaka, ndetse ikigo kikaba gifite abasirikare basaga 640 bari mu kazi, byiyongeraho miliyoni 2,900 bashobora kuba biyambazwa bitunguranye mu gihe habonetse ikibazo gikomeye cyane. Iki gihugu cya Korea y'Epfo ndetse kikaba gifite indege z'intambara nyinshi cyane zisaga 1393, kikaba gifite ubwato bw'intambara busaga 163, kikaba gifite intwaro kabutaka. Izi ngizi akaba ari intwaro zikomeye cyane za C4 and submarines zikomeye zisaga 15,000, ndetse na Brande 2,243, kikaba gifite igisirikare
gikomeye cyane cya Korea y'Epfo gitozwa n'igisirikare cya Amerika. Ntabwo ari ibyo gusa, iki gihugu gifite burende nyinshi, kikaba gifite intercontinental missiles zishaga 45, kikaba gifite RPG rocket propagation grenade zisaga 40,000 ndetse kikaba gifite umubare w'abasirikare benshi cyane nkuko nakomeje kugenda bikubwira hejuru. Bafite radari karahabutaka zimwe rukumbi zikurura indege zikinjira mu bihugu ndetse zikagenda ziryobya n'ibirere ukuntu zisaga 25. Bakaba bafite ibyuma bisaba ibisasu bisaga 2,000, bakaba bafite ibibunda bikomeye cyane ndetse n'indege za gisirikare ndetse bifite imitutu myinshi cyane bisaga 4,500. bakaba bafite ububiko bukekwa ko bikomwe intwaro butazwi busaga 20. bakaba bafite hydrogen bombs zisaga 2,000. bakaba bafite ibigo bya gisirikare bigera ku 150 ndetse bakafite special forces ndetse na cadet coast and combat. Tubitse ko ibigo bya gisirikare twakubwiye haruguru hari ibiceko k'amakuru menshi cyane y'ibihugu batagenda bayashyira hanze, ahubwo bari ibicekwa n'ubushakashatsi bugenda bukorwa umunsi kundi. Reka dukomeze tugenze kubwira ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cyitwa Turkiya. Wakibaza ngo Turkiya iki ngiki ni igihe gihugu? Iki Turkiya ni igihugu kiri hagati y'umugabane wa Aziya ndetse na Europe, kikaba gifite umurwa mukuru witwa Ankara. Umugabane wa Aziya ukaba utuwe n'abaturage basaga biliyoni na miliyoni 531 ndetse umugabane wa Europe ukaba utuwe n'abaturage basaga miliyoni 743 n'abaturage 4,000. Igihugu cya Turkiya cy'ubwacyo cyonyine gituwe n'abaturage basaga miliyoni 82. Urumva ko atari igihugu gihambaye cyane ku baturage benshi cyane ugereranyije n'ibyo twagiye tukubwira haruguru. Iki gihugu kiri mu gace kagizwe n'ibihugu bikunze kwibasirwa n'ibitero by'abiyahuzi bitandukanye cyane. Mu mwaka wa 2015 Turkiya yongeye 10% ku ngengo y'imari igengwa igisirikare kugira ngo bakaze cyane igisirikare kugira ngo kigira imbaraga zikomeye cyane. Ubu ngubu bakaba bashora miliyari zisaga 18 na miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare cyabo. Bakaba bafite abasirikare basaga 360 ndetse na reserve force cyangwa se abasirikare bitabazwa igihe habaye ikibazo basaga 16,000. Turkiya ndetse ikaba ifite inshuti y'akadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ibyo gusa rero kamugarukire ku ntwaro zabo ndetse n'ububiko bw'intambara cyangwa se ububiko babikamo intwaro busa naho butazwi. Turkiya ifite submarines nyinshi cyane zisaga 200. Ubungubu akaba ari 200 ubwato bw'intambara buri munsi y'ubutaka bushobora gutera ndetse bukanatabara igihe cyose kibonetse. Bafite rokete nyinshi cyane zisaga 500 C4 hydrogen bombs ndetse bafite kajugujugu z'intambara burende intercontinental missile ndetse bakagira rocket propagation grenade cyangwa se RPG. Umubare w'abasirikare benshi cyane nkuko nagiye mbikubwira hejuru. Bafite radari karahabutaka 20 zishobora gukurura ibintu bikomeye cyane ndetse n'ibiri kure. Bakaba bafite ibyuma bisama ibisasu byinshi cyane. Bakaba bafite ibibuga by'indege bishobora kugwaho n'indege za gisirikare zikomeye ndetse ziremeye. Ububiko bw'intwaro bwakekwaga cyangwa se ububiko butazwi bukekwa ko ari ubw'intwaro zabo. Bakaba bafite hydrogen bombs nyinshi, ibigo bya gisirikare ndetse bakaba bafite special forces and cadet courses ndetse na combat zigiye zitandukanye. Kamugarukire ku mwanya wa 7 tugiye kuhasanga igihugu cyitwa Ubudage cyangwa se Germany. Ubudage akaba ari igihugu kiboneka ku mugabane w'Uburayi cyangwa se European continent, kikaba gifite umurwa mukuru witwa Berlin. Umugabane w'Uburayi ukaba utuwe n'abaturage basaga miliyoni 743 ndetse n'abaturage 4,000. Igihugu cy'Ubudage bwacyo kikaba gituwe n'abaturage basaga miliyoni 83 ndetse n'abaturage basaga 200. Iki gihugu gifite igisirikare gikomeye kandi ndetse cyubatse gihagije mu bukungu. Buri mwaka Ubudage bushora miliyari 45 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare gusa. Ubukungu bw'igisirikare cy'iki gihugu bwikubye cyane ugereranyije n'imyaka ishize, aho bakawushobora kuba bafite abasirikare bava ku 195 kugeza ku basirikare basaga 196. Ubudage ndetse bukaba bufite abasirikare benshi bashobora kwitabazwa basaga 145 ku ruhande. Ubudage bufite indege z'intambara zasaga 710 ndetse bakaba bafite intwaro za kirimbuzi karabutaka zasaga 5,000. Muri izo ntwaro akabiganjemo hydrogen bombs, akabiganjemo ububiko bw'intwaro, akabiganjemo ibibuga by'indege, ibibuga ndetse bigiye bikomeye RPG, hakabiganjemo intercontinental missile, burende, kajugujugu, C4 rocket ndetse n'ibindi byose. Turakomeza tugenda tukubwira ku bindi bihugu. Ku mwanya wa 3 ari igihugu cy'Ubufaransa. French akaba ari igihugu kiri ku mugabane wa Europe cyangwa se Uburayi, gifite umurwa mukuru witwa Paris. Umugabane wa Europe tuwe n'abaturage basaga miliyoni 743 ndetse n'abaturage 4,000. Igihugu cy'Ubufaransa ubwacyo gituwe n'abaturage basaga miliyoni 37 ndetse n'abaturage 6,000. Igihugu
cy'Ubufaransa mu mwaka wa 2013 igihugu cyafashe umwanzuro wo kugabanya ibisirikare ho 10% cyongeramo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho kuri 1.9 by'umusaruro mbumbe w'Ubufaransa mu bikorwa bya gisirikare, bakaba bashoramo miliyari zisaga 40 z'amadolari y'Amerika. Ubufaransa bukaba bufite indege za gisirikare zishaka 1000, imodoka ndetse n'igisirikare bisaga 9,000, bakaba bafite intwaro nyinshi cyane zisaga 246, bakaba muri izo ntwaro higanjemo rocket C4, kajugujugu brand ndetse na RPG intercontinental missile nk'uko nakomeje kugenda bikubwira na hydrogen bombs, bakaba bafite ibyuma bisama ibisasu, bakaba bafite ibibuga bigo kajugujugu z'intambara zikomeye cyane nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira hejuru habanje. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cy'Ubwongereza bitunguranye cyane. England nayo ije mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane. Ubwongereza ni igihugu kiri ku mugabane w'Uburayi utuwe n'abaturage basaga 743 ndetse n'abaturage 4,000. Umurwa mukuru w'Ubwongereza akaba ari London. Abongereza bakaba bafite abaturage basaga 55,000 ndetse n'abaturage 98,000. Igihugu cy'Ubwongereza nako kikaba ari igihugu gikomeye cyane, gifite ingingo y'imari ikomeye cyane, ndetse iki gihugu gifite intego yo kugabanya abasirikare ku kigero cya 20% bigakorwa kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2024. Ingengo y'imari Ubwongereza bushora mu gisirikare ni miliyari 54 z'amadolari y'Amerika. Ubwongereza bufite abasirikare basaga 225 ndetse bari mu kazi y'indege n'intambara bya gisirikare bisaga 908, ubwato bw'intambara busaga 63 ndetse igisirikare Ubwongereza bufite kikaba gikomeye cyane, kikaba gifite imyitozo hambaye cyane, kikaba gihambaye kinagira intwaro za kirembuzi zirenga 160 arizo zikurikira: C4 nyinshi cyane, bakaba bafite brand, bakaba bafite hydrogen bombs, bakaba bafite RPG intercontinental missile nk'uko nagiye nkomeje mbivugaho cyane. Iki gihugu cy'Ubwongereza kikaba gifite Special Forces, Cadet Courses and Combat. Iki gihugu kikaba gifite ibigo bya gisirikare bikomeye cyane, bakaba ari ibibuga by'indege bigwa indege zikomeye ndetse zinahambaye cyane, bakaba bafite brand za gisirikare ndetse na submarines nk'uko nakomeje kugenda mbivuga ndetse nanabigarukaho haruguru. Ku mwanya wa kane wakibaza ngo ni ikihe gihugu turasanga igihugu cy'Ubuhinde. India akaba ari igihugu kiri ku mugabane wa Aziya, kikaba gifite umurwa mukuru witwa New Delhi, kikaba gituwe n'abaturage. Igihugu cy'Ubuhinde kikaba gituwe n'abaturage basaga 1,1,336,000 ndetse umugabane wa Aziya ukaba utuwe n'abaturage basaga 1,4,531. Urumva ko igihugu cy'Ubuhinde cyihariye hafi 1/4 cy'abaturage bose batuye umugabane wa Aziya. Ubuhinde bufite abasirikare 3,000,000 n'igice, ndetse kandi iki gihugu kikaba gifite igisirikare kigiye gihambaye, gifite ubuhanga bukomeye cyane mu mwuga ndetse no mu kazi kabo bikomeye ku buryo buhambaye. Ku mwanya wa gatatu tugiye kuhasanga igihugu cy'Ubushinwa, China cyangwa se Ubushinwa akaba ari igihugu kiboneka mu majyepfo y'umugabane wa Aziya, kikaba gifite umurwa mukuru witwa Beijing. Umugabane wa Aziya ukaba utuwe n'abaturage 4,000,000 ndetse na 1,531,000. Igihugu cy'Ubushinwa ubwaho kikaba gituwe na 1,000,000,000 ndetse n'abaturage 1,398,000. Iki gihugu rero buri mwaka kikaba gifite miliyari 123 mu gisirikare. Ubushinwa kandi bufite intego yo kongera ingengo y'imari ho 12%. Ubushinwa bufite imodoka z'intambara 25,000 bw'Ubwongereza tubonye bufite imodoka z'intambara hejuru nyinshi nk'uko nakomeje kugenda bikubwira, bakaba bafite ndetse indege z'intambara zisaga 2,800, intwaro z'ubumara ndetse zisaga 300 ndetse n'uburyo bw'imirwanire busaga 180. Akaba ari igihugu cyihariye cyane ku gisirikare, gifite bya bisasu nagiye nkomeje kugenda nkubwira, bafite n'intwaro zirimo submarines, rockets, bafite C4, bafite kajugujugu z'intambara, brand intercontinental missile, RPG rocket propagation grenade, bafite umubare w'abasirikare benshi, bafite radar zigenda zikurura cyane, bafite ibyuma bisama ibisasu ndetse bakaba bafite ibibuga by'indege byinshi bigwaho indege za gisirikare, bafite ububiko bw'intambara ndetse bwihishwa bukomeye cyane, hydrogen bombs nyinshi, bafite ibigo bya gisirikare byinshi cyane, Special Forces, bafite Cadet Course ndetse na combat zigiye zitandukanye za gisirikare. Ahangaha wakibaza ngo mbese ko igihugu nakomeje kugenda ntekereza batarimo kugenda bakivugaho. Igihugu cya kabiri ufite amatsiko yo kumenya ngo ni ikihe? Igihugu cya kabiri uyu munsi wa none tugiye kuganiraho ni igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya cyangwa se benshi twita Russia. Iki gihugu akaba ari igihugu kiri ku mugabane w'Uburayi cyangwa se European continent, kikaba gifite umurwa mukuru witwa Moscow. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage basaga 1,144,000 n'abaturage 4,000. Bakaba bafite abaturage basaga 1,743 ndetse n'4,000 ku mugabane wose w'Uburayi. Ingengo y'imari iki gihugu gishura mu gisirikare
ni miliyoni 76 buri mwaka, ndetse Uburusiya bukaba bufite intego yo kongera 44% bitanze imyaka 3 iri imbere. Iki gihugu ndetse kikaba gifite abasirikare basaga ibihumbi 736 bari mu kazi, ndetse na miliyoni 2 bashobora kwitabazwa mu gihe hari ibintu byakomeye. Bakaba bafite ibifaru ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi, ibikoresho karahabutaka bisaga ibihumbi 15 ndetse na 500. Bakaba bafite muri byo higanjemo ibingibi bikurikirana nakomeje kugenda ngarukaho cyane, harimo Special Forces, Cadet Courses and Combat. Bafite ibigo bya gisirikare, bafite hydrogen bombs, bafite ubiko bw'intwaro bwihishwa, bafite ibibuga by'indege byinshi cyane, ibyuma bisamba ibisasu, bafite radar, bafite umubare w'abasirikare, bafite RPG cyangwa se rocket propagation grenade, bafite intercontinental missile, bafite blende kajuguzugu sifo rockets ndetse na submarines ni nyinshi. Bikaba bituma iki gihugu cya Russia cyangwa se Uburusiya gikomeza kugenda kiba icya kabiri mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane kuri iyi si dutuye. Wakibaza ko umwanya wa mbere ni ikihe gihugu gifite igisirikare gikomeye ku isi? Bakomeje kugenda igikeka, kandi cyo baketse ashobora kuba ari cyo nkuko ngiye kubivuga. Igihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA. Iki ngiki akaba ari igihugu gifite igisirikare gishoramo miliyari 612 n'igice z'amadolari. Iyi ngengo y'imari kabiruta ibindi bihugu 9 byose bifite igisirikare bikomeye mu isi bikoresha. Urumva ko Amerika yiharira kabisa ingengo y'imari ikoreshwa n'ibindi bihugu byose bisigaye kandi ikanayirusha. Iki gihugu rero kikaba gikomeye mu bikoresho ndetse kikanagira n'ibihumbi 800 bashobora kwitabazwa mu gihe hari igikomeye. Amerika ndetse ifite igisirikare kigizwe n'abagabo n'abagore bose bakoze imyitozo ihambaye. Ifite igisirikare gikoreshwa ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko mu bijyanye n'intambara zo mu mazi. Iki gihugu kandi gifite intwaro z'ubumara zisaga 7,000 ndetse na 500, kandi iki gihugu gifite za ntwaro zose twakomeje kugenda tuvuga, nacyo ntago cyatangwa nk'igihugu gikomeye cyane kuri iyi si. Gifite submarines, kikagira rocket sifo, kajugujugu, blende, intercontinental missile, RPG, umubare w'abasirikare benshi cyane, radar, ibyuma bisama ibisasu, ibibuga by'indege ndetse n'ububiko bw'intwaro bukekwa ko butazwi, hari bombs, hydrogen ndetse n'ibigo bya gisirikare, Special Forces ikomeye cyane, Cadet Courses ndetse na Combat bikomeye cyane nk'uko nakomeje kugenda nanjye mbikubwira mu hejuru hose. Urubuga rero rusanzwe rutangaza urutonde buri mwaka. Mu mwaka wa 2021 haragaragara ko imbaraga za gisirikare z'ibihugu 139 mu gukora rero uru rutonde harebeweho ibi bikurikira: umubare w'imbunda igihugu gitunze, umubare w'abasirikare gifite, ndetse hakanarebwa ko hashobora gukorwa ibikorwa bya gisirikare bigiye bikomeye cyane abasirikare bagenda bakorera abaturage basanzwe. Urubuga ruvuga ko imyanya ibanza isa n'ifite ba nyirayo badahinduka ku isi kuva mu myaka yabanje, ariko ibihugu nka Turkiya byasubiye inyuma, mu gihe Misiri yo yazamutse ikaba iri mu bihugu 10 bya mbere bigiye bifite ibisirikare bikomeye cyane, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'isi bikaba byaragiye bizamukaho ibikigero kiri hejuru cyane ku ijana. Ukurikije ibi ngibi wakibaza nk'igisirikare cy'igihugu cyawe kiri ku mubare wa kangahe? Wakomeza ukagenda ugasura urubuga nk'uko twagiye tubikubwira hejuru, ariko bitari ibyo ngibyo n'ubundi igisirikare kiracyakomeje kugenda kizamuka ndetse gikora akazi gahambaye cyane hano hanze. Reka tuvuge tuti kongus ku basirikare ndetse kongus ku bihugu biri kugenda bitera imbere mu gisirikare. Iyi ngiyi ni Inzobere TV show. Ndagushimiye wakoze subscribe, wowe utarayikora ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ugikomeze ubone ibintu byinshi byiza Inzobere TV show igenda ikugaragariza ndetse inakugezaho ku gihe. Njye na Bertini Emplo. Iki ngiki ni ikiganiro twakuganiriye, nibifuza ko hari icyo twazakuganira wacyandika hasi muri comment tukazakiganira ubutaha. Njye ndagushimiye, ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Mu ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV show, feel you life, hope and knowledge.